cyane ku ruhande rw'abakobwa hari abakobwa benshi bahita bareka gushaka cyane rero nkaba mbona izo ngo nizo divorce zagabanuka kuko hari umuntu uza kugushaka niyo mwana akundana na gake wazanamo kidobya gato agahita natagetinga ku mitungo mfitatoke nta nubwo ngomba kwizirika tayari tuzagabana ariko ubundi uramutse ntacyo muzagabana mwagagumye ku rukundo n'indangagaciro z'abana banyu rero mbaye umuyobozi aka kanya wenda ndabivuga ntarabitekerezaho neza wasambaye umuyobozi nabitekerezaho neza nkabishakira forume yabyo ahita mvuga nta ntu bose bagomba gusezana ivangura mutungo hari ikintu mvuze mpita numva direct wanisubije kuki utekereza yuko uwo musore utampostinga kubera akazi kenshi afite kuki udatekereza yuko nanjye mfite ako kazi kenshi ndi kwitaho nkaba bize kuki utatekereza icyo kintu banza usubize icyo kintu nanjye ndakubajije twagiye kugira ngo ushaka ko twumvisha abantu kuri icyo kintu banza usubize umbaze nyuma yego nacyo bukibitse kizigame kuko nakikubajije kandi ukinsubize mbere na mbere kiri ku isi cyose cyavuzwe nuko bisobanuye ko kiriho ahubwo urukundo rwo ruriho ruzanahoraho kereka niba bavuga ko bwa rufite batariho ariko urukundo rwo ruriho nta nubwo ruzigera ruvaho ntabwo ruzigera ruvaho ahubwo bivuze ngo uzashaka wese kurugira azarugira urukundo ruhari ruratembera mwino sanzure y'isi dutuye uburyo umuntu yakwikundira nk'abadamu batatu umudamu akikundira abagabo 10 iyo yaba ari indi koperative y'urukundo ariko urukundo rwa nyarwo no kuba ufite ugomba gukunda bose ariko ukagira uhitamo by'umwihariko ukamuha utandukanye n'urw'abandi rero urukundo rurahari wenda abatarufite n'abarufite barahari ahubwo ntabwo bazi kururinda eze mu rukundo ntibarira ariko uzi ko ikintu cya mbere kigeze kundiza ari urukundo ufite inkoni wakwangiza ibidukikije ukabimara ku musozi nta nirira ryamanuka ariko kubera urukundo wari rego urukundo wani ikintu gifata umubiri kandi amarangamutima donc urukundo ikintu gifata umutima kandi amarangamutima ava mu donc ava mu mutima nyine ndagusuje yambi ukunda Iris TV ndizera ko umeze neza ndizera ko ukomeje gushima iyaturemye natwe nuko turashima ndetse turahimbaza kabisa nkuko mubimenyereye rero nubundi twageze muri ya kwasteri yacu y'urukundo turi kumwe na kapo y'abakundana nababwiye n'urukundo rugenda mumaze kubamenyera kanongere nge ku ruhande uyu munsi reka mpere ku mugabo ushize nahereye ku mugore Mr Romantic karambe cyane Blaze meze uteze ndashima Imana urukundo se rwa 2025 narubona ute shani fire kabisa ni fire ni kwa kundi cyangwa biri kwiyongera bigomba kwiyongera aho bigabanuka bikagabanuka we byariyongereye birumvikana nyakirira umufasha urubavu cyangwa we ntago mwita urubavu gusa urase n'urubavura no umubiri wose reka duhe ikaze umubiri wose nkuko byose ni byose nge ni Mr Romantic baranze urukundo rw'urugabo rwigendera tumuhaye ikaze nawe murakoze cyane nanjye ni Mrs Romantic nago twajya kure COD umeze ute ko monana meze neza cyane ese buri muragenda uba mwiza no mwaka mushya birabujijwe kwita umugore w'abandi ngo ni mwiza namwe ni mu byumva rato bwarashaka ko ubwo bitavugiye mu bwihisho sinzaca ku ruhande ngo nge byaba ari ukubwejagura ngo ibaze kwegera umugore w'abandi ngo wabaye mwiza nawe tekereza ikintu oya bino byo turi mu kiganiro ikinini mu ruhame ahubwo nimbivuga turi twenyine uzahita undega telefone zanjye ihuye n'iy'umugabo n'ubinyandikira azahita abibona birahuye biri connect ese umwaka mwawutangiye gute bana umwaka umeze neza ndabona ufite ubuki butandukanye n'ubwo washize ubuki bwawo umva mbese burafashe byatari niki wicuza cyangwa se wumva utakoze umwaka ushize wumva ushaka gukora muri uyu nguyu ntacyo nicuza kuko ibyo nagombaga kugeraho nabigezeho ahubwo ndashaka kugera ku bindi byisumbuyeho bindi birenze yego Mr Romantic nawe nanjye ntacyo nicuza ntacyo kwicuza mfite ahubwo ntekereza ko ibikataje n'ibiri imbere byose bizubakira ku byatambutse yego ndacyabona rero challenge muri buka iyo dutangiye ikiganiro buri genda babaza nti ba bantu bavuga ko nta rukundo rubaho none ubu ndi kubabona benshi
benshi cyane ngo ugira ngo nirukibaho ngo amafaranga ngahagiye ngo rujyayo ngo murumva impamvu ndi kubibabaza yego murabahuye butumwa kujya dutangira noneho ikiganiro cyabaye cy'urukundo mbere na mbere kiri ku isi cyose cyavuzwe nuko bisobanuye ko kiriho ahubwo urukundo rwo ruriho ruzanahoraho kereka niba bavuga ko bwa rufite batariho ariko urukundo rwo ruriho nta nubwo ruzigera ruvaho ntabwo ruzigera ruvaho ahubwo bivuze ngo uzashaka wese kurugira azarugira urukundo ruhari ruratembera mwino sanzure y'isi dutuye uburyo umuntu yakwikundira nk'abadamu batatu umudamu akikundira abagabo 10 iyo yaba ari indi koperative y'urukundo ariko urukundo rwa nyarwo no kuba ufite ugomba gukunda bose ariko ukagira uhitamo by'umwihariko ukamuha urutandukanye n'urw'abandi rero urukundo rurahari wenda abatarufite n'abarufite barahari ahubwo ntabwo bazi kururinda rurahari Mrs Romantic yeah Ode abantu bapinga ko nta rukundo banavuga ko ngo Odette ashobora guta rwose ibi turaza kubyinjiramo kuko turi buganire ku kantu ka divorce kakajisha umurego hari naho nabonye bafashe umugore waciye inyuma mugenzi we baryamanira no mu buriri bwa mugenzi we barabafata byose turaza kubyinjiramo nyibwirira abantu batari kwemera ko urukundo rubaho abo bantu uzaza banyoherereza mbabwira ukuntu urukundo rubaho bagira ngo Mr Romantic azanyikubitire nta nimero yawe babarira oya no kugira ngo twiganire mbabwire ukuntu urukundo rubaho kuko nyine umuntu udafite urukundo biragoye kumwumvisha ko urukundo rubaho ariko nkanjye urufite biroroshye kwigisha umuntu udafite urukundo akarugira rero urukundo rubaho cyane kuko giye nararugize kandi mba numva ruhagije ya ese reka mubaze urumva kapo yanyu yatangiye mukiri abanyeshuri mukiri batoya ndetse ni nabyiza ko igenda ikura uyu munsi nta gikubana numva cyacitse iwanyu mubigenza mute ubundi subwo niyo cyacika twaza kuguruzara hoye suguhuruza ariko buriya nukuvuga ngo nta utwika inzu ngayisha umwotsi ntago wabura akantu kamenyekana ntago bura mwaza kwishushanya mu kiganiro ndakubwiza ukuri ushobora kumukwepa ukivugisha ngo twe turacyashutinga ariko nge nishima nk'iyo numvise umbwiye uti cyangwa se nka gahunda nabahaye nubwo ipfuye ariko mufite akazi ariko nkumva umwe ama excuse nundi ku ruhande rwe ejo nkabona murabonetse so bwa mbere dupanze ikiganiro twaraburanye pe so impamvu rero mvuga gutyo buryo uzacunge mudahuje ntago twabasha kubabona muri babiri yego ikintu gituma urukundo rero ruryoha nutwo tuntu ntitubeho cyane nuko duhuje nyine turahuje arankunda ndamukunda niyo hari akabazo kabayeho turicara tukakaganiraho kuko ntazibana zidakomanya amahembe hanyuma tukagakemura tugakomeza urukundo uko icyaduhuje ni urukundo ntago ari intambara iyo tuza wenda guhuzwa n'intambara hari ibihugu bidafite amahoro birimo intambara twari kujya kuzirwana nyine mba narazanye amasasu mu birongoranwa rero nazanyemo amahoro nazanyemo urukundo birumvikana ubwo iyo story nari mbabwiyeho ngira ngo yabaye nkuko urugero njyewe nawe we wanyimvayitinga mu rugo iwawe nkaba naza tukaryamana mu buriri bwa Mr Romantic adahari uri kwibaza icyo kintu nanjye mfite umugore ibyo rero ntibyarangiriraho ahubwo akadufata agahita ahamagara umufasha wanjye akahamagara na famiye yanjye agahamagara n'iyawe bakajya inama nasize rutarabona gica Mr Romantic wabigira ute none se nawe wari uri muri iyo famiye kuri kuvuga ngo wasize rutarabona gica wagiye kugira turi kubikurikira wagiye nk'umunyamakuru kuri space bimwe bya X so urumva impamvu nari mbabashije ni ibintu bijyana n'urukundo n'ubundi abo bantu baba barashakanye bakundanye ariko tudihenda ko kantu kabayeho wakitwara mute Mr Romantic iki kibazo ntekereza ko ngisubiza kenshi biragoye ko nabyitwaramo neza kuko na reaction umuntu yahita agira icyambere ni icyaha kigeretseho n'agasuzuguro kuba yagiye kuguca inyuma yiza agashyiraho no kuguca inyuma mu rwawe rwakuvunnye nako nakandi gasuzuguro gakomeye ariko akenshi ubigisubizo nasubiza aka kanya nagisubiza ndi normal kuko bitambayeho ariko nabikibayemo nshobora kurwana n'umutima nama ariko hari izindi imbaraga z'umujinya naba mfite gusa uko byagenda kose murambivuga ko akenshi biterwa
n'impamvu kenshi biterwa kenshi naho naba n'imibanire nsanzwe ngirana nawe. Ese ubundi ni ingeso, ni akamenyero, ese ubundi yacitswe, ese ubundi yaranyuze, ese ubundi yankoreye byiza bisumbye icyo kibi yankoreye. Kugira ngo umuntu afate umwanzuro mubi cyangwa mwiza agira imyanzuro myinshi, agenda ibintu byinshi agenderaho. Hari ukuntu usanga yaragukora ibintu byiza cyane biremereye, iyo abantu bajya gupima ikintu hari ukuntu ntabwo bashyira ku munzani, bita kureba akeza umuntu bita kureba ku kibi umuntu yagukoreye umunsi, usanga gifite n'ibiri 100 ariko yaragukoreye amatoni n'amatoni ye byiza, kandi unatekereza ko n'ubwiza asanzwe afite ashobora no guhinduka akaba mwiza, ugasanga rero abantu ntabwo babaransinze ngo barebe ikirembere. Ndamutse nsanze bibi ari byo byinshi muri we, nshobora ubwihangane bushobora kuba buke, ariko nsanze yari asanzwe ari umuntu utunganye, nshobora gutekereza ko yasaze nk'uko nanjye nasabe, nkavuga neka mbitware gake ndeka ko byakemuka, ariko ubwo igisubizo cya nyabyo nuko nagendera usundi asanzwe ate. Yego, gusa biragoye kubyakira, biragoye. yeah. Ode niwe ngezeho, nizere ko utagiye kumbaza ikibazo nk'icyo wamubajije, Oya. kuko ndahita nkubwira ngo ni nk'ibyo nakora. oya icyo ngiye kukubaza ni iki ngiki, uretse gatoya, usibye ko nawe ni kimwe, kuko urumva niba koko biramutse bimufashe nawe byagufata, ahubwo wowe byavoiding ute, ubyirinda ute? Ndabizi ko bagutereta Ode. Yego barantereta benshi cyane. Yego. Kandi ukabinyuramo fresh. Yego. Ubigenza ute rero? Ubwo no kugira ngo wa mudamu wenda ntibizongere kumubaho. Erega biri direct, nimba ari umusore unterese mubwira yuko nubatse. Nimba ari umugabo tubakiye ku musenyi. Nimba ari umugabo wubatse nawe mubwira ko nubatse. Sibyo sibihagije ra? Akabyumva? Agomba kubyumva. Agomba. Bimwumvisha ute rero? Bimwumvisha ne. Urugero rworoshye. Bamwe mu bantu bubatse abenshi bavuga ko bacibwa inyuma nabo bubakanye cyase bashakanye. Mwebwe mubigenza gute? Wowe nyine kujyo byavoiding. Hari ugiye umukobwa cyangwa se urabizi nk'iyo utereta umuntu ushobora kumutereta bwa mbere akanakwiyama n'ubwa kabiri ubwa gatatu ugakomeza upushinga, kandi icyo gihe bigeraho bigacamo ngira ngo namwe mudetingana nubwo nta wari wubatse muri mwe ariko kukana murakazi. Wowe ni kiye gisubiza umuntu kujyanganyurwa? Guca communication, kuko communication ni urufunguzo rwa byose. Buriya nimba umuntu aguhamagaye ukamwihorera akakwandikira ukamwihora stiri gutyo, sha ararambirwa nta kabuza. Nicyo gisubizo nabonye kirambye. Nimba udashaka umuntu bitewe n'impamvu runaka, yes, mwime umwanya wawe. Nicyo gisubizo. Ujya ubabloka? No. Ntago njya mbabloka. Impamvu ntababloka ntago mbayeho mpunga ibibazo. Kuko kubloka ni nko guhunga ibibazo. Mpangana n'icyo kintu mu bundi buryo, uburyo bwa mbere nabukubwiye. Ko ari uguca communication. Nimba namubwiye nkabona ntiyumva, ndamureka. Kandika nkabireba simusubize. Gahamagara nkabireba simwikiriza. Kageraho agacika intege. Yeah. Byiza cyane. Iryo ni ryo banga ryo kuba umuntu yakureka kandi ntakomeze no kugutera pressure. Uzi? Erega hari ibintu byinshi cyane bikemurwa n'igihe. Ukabiha igihe kabisa. Biragenda bigashira, kandi byamara gushira nyuma wa muntu twaturanga mutima yaragufitiye tukamushiramo akasubira normal. Twadushitanye. I don't know, ndekane kutwita wenda udushitane kuko ntago mba nzi ngo nubatse ko yubatse. Sinzi nimba ari n'urukundo rega, ntago nzi nimba twabyita urukundo kuko giye umuntu nzi wankunze n'umwe, abandi bose barambeye. Ntago ari urukundo. Oya se. No? Akuhinjwe ako disuri romantique koko. Oya ntago ari urukundo. Umuntu wagukunze n'umwe. Yego. Nose ngiye ko ngukunda. Sha oya pe. Urukundo nkunda rutandukanye n'urwo yankunze. Icyo kora. Yego. Urankunda kandi thank you. Warubyishe. Nanjye ndagukunda. Warubyishe. Nanjye ndagukunda ariko nago twakora ikiganiro nkwanze. Ibyo byo ntago bibaho. Nari ngiye gusobanura, yego inkundo ziratandukanye. Rero iyo numvisha ariko nkombe kukuna nkunda urukundo nk'urw'umugabo wanjye nkunda cyangwa yanarenzaho, mwereka ko yibeshye. Si byinshi namubwiraho, ubundi yakomeza guhatiriza nkagabanya communication cyangwa akazaza atera inyikirizo nkatera indi. Atera inyikirizo nkatera indi. Iyo mugenda mu busana rero
urabyumva habaho cocktail ikamutera umujinya akabivamo. Yego. Birumvikana. Ntago ndi bubabaza imyaka mumaranye cyane cyane ndakibaza umugabo niwe wabishobora, ariko icyo nzi ntago ari myinshi. Nanone sinshaka ko mubivuga kuko ndashaka kubabaza mukora wedding umutora afite imyaka ingahe? Uri kumva tuyivuze? Oya ntago mvuga imyaka yanjye, nyivuga nyuma ya kamera, ariko kuri kamera ntago nyivuga. Oya ndavuga ukora ubukwe. Naba hari umuntu nabeshye ko mfite mikeya cyangwa myinshi, nkafatwa hafi. Ubwo uyivuge wenyine da. Oya ndavuga uravuga ukora ubukwe. Kandi ntago nabivuga. Yahita areba imyaka nari mfite agatetse. None se hari undi muntu utari umugabo wawe? Ninde wundi wagufata? Mfasha nimba narabeshye ntago ndi buyivuge da. Umuntu wese ushaka kumenya imyaka yanjye, inbox please. Okay. Mr. Romantic, impamvu ugenda ari mubajije icyo kibazo urakizi. Urubyiruko rwinshi mu myaka mikeya, ubwo ni hagati ya 20 na 25 bishora mu rugo. Yego. Ntago rumara n'umwaka. Yego. Abenshi ubwo ndi kuvuga kwijanisha 80% rwose baradivosinga. Ni nayo mpamvu navuga ko uyu mwaka ushize byari byazamutse cyane kandi ugasanga ni ingo nshyashya. Yego. Ubona biterwa n'iki? Urubyiruko akenshi iyo tuvuze ngo ni ingo nshyashya rye twatekereza ko izo ngo nshyashya ziri kubakwa n'abatoya. Abenshi bari kubaka ubu ni abasaza. Usanga ingo nshyashya zirimo abashaje nicyo kibazo. Ariko ubundi ibintu byo kubaka amadivorce waba wubatse ufite imyaka myinshi cyangwa mikeya, ntago imyaka ufite ari isobanura ko uzubaka neza, waba ufite mike cyangwa myinshi. Ikintu cy'amadivorce akenshi ku bantu uretse n'andi madivorce abantu bamwe na bamwe, ariko bre akenshi nujya kureba ibintu byose n'imitekerereze y'abantu. Nituza kureba ku ruhande rw'amadivorce uraza gusanga n'iterambere ryarabaye ikibazo, kuko bira n'imyubakire bifate nka business nicyo kintu ushobora gukora. Rwanda Revenue ikagusoresha ukinuba, ejo bimwe mu bikoresho byawe bikangirika. Donc ni risk ugenda uhuramo nazo. Rero hari abantu batabazi guhandoringa izo risk bahura nazo, ugasanga na business zabo zirahombye. Ni kimwe n'urugo rero, n'urugo uhuramo ibintu byinshi usaba kwihanganira. Rero abantu iyo badafite capacity y'umuntu agiye kubaka, no mujye mvuga ngiye kujya umuntu ashaka adafite capacity yo gushaka, yabyihorera. Aho kugira ngo twubake ingo ziri busenyuke, kubaka twabireka. Jya kubaka urugo uzi ko nta repassage y'urugo ibaho. Ugiye kubaka amaze, donc nta muntu utazakubabaza mu rugo. Buri umuntu yajya gukora divorce abategeza ngo runaka yambabaje. Ntuzashake witeze ko hari umuntu utazakubabaza, ahubwo uzashake witeze ko ushatse umukunda ku buryo wakwemera no kuba barakubwe. Ntabwo twe kuba tubana neza gutyo wetse ko tugira amahirwe tutarahurana n'umwe ngo wabaze undi ku rwego rukomeye, ariko twiteze ko ejo bundi azambabaza cyangwa nzamubabaza. Ntabwo rero twe dutegereje ko ukabibana. Ntabwo dutegereje ko nambabaza nzasenya. Wapi, ndabizi ko kumbabaza bishoboka. Ahubwo niyo mpamvu tugerageza ko mu rugo turemamo ibintu byinshi biryoshye, ku buryo ikibi n'ikiremereye kizaza gisanga ibiryoshye byarabaye byinshi kurenza icya kintu kiremereye. Rero amadivorce ikintu kiyatera, abantu nta ndangagaciro nyinshi, nta ndangagaciro zifatika bagifite. Umuntu ujya gusenya nta ndangagaciro bafite. Hari umuntu uba warazonzwe n'uwo babana. Ntago nareka kuvuga ko hari abasenya batabuze uko bagira. Nabwo kugira ngo ube mu rugo ruremereye rubabaje, afazari waruvamo. Ariko se waye aho kugira ngo rero abantu nta ndangagaciro bafite benshi, wagakwiye kubanza ukareba ngo ubundi se kumaze kubaka urugo, aba bana tumaze kubyara ko tugiye gushenya bagiye kwiga iki nyuma y'ibyo? Ese ubundi ko nubatse uko byagenda kose mujya kubaka abantu babacaga intege, ese byarindi bavuze ko tutazamarana kabiri undi ntago risohoye? Ese ubundi ndangagaciro zanjye uyu tugiye gusenya ntaho muzagera, nta muntu ubaka batayimubwiye uko byagenda kose. Ese ubundi ko tugiye gusenya n'uyu muntu, none ngiye kujya mu ishuri giremera umugore nzareme uhwanye n'inzozi zanjye? Rero akenshi yabo umugore cyangwa umugabo bagakwiye bo kwicara bagahuza, bakara niba bagiye kubaka, ese ngiye kubaka mbishaka? Ese turetse n'umugore n'umuvandimwe muvukana, muri impamvu umuvandimwe cyangwa se umufamily mudakora divorce nuko mumba muzi neza ko icyo kintu muzacyakira ko muzahimukirana. Baravandimwe barahimukirana, ababyeyi bakakubabaza, ariko ntago mu divorce abuguma ari famille. Nese mwamenye ko n'umugore mugiye gushakana cyangwa umugabo mugiye gushakana mugomba kuzaca mu ibyo bibaje kandi na mushiki wawe. Rero ikintu gitera divorce
nemo ndeba ukuntu umugore waba kureba yego inshwi biraryoshye ahubwo rero nibagiwe none wavugaga yandebye kureba yatwameze ngo rero bureze icyo kintu cya divorce nge ndisabira abantu bubaka bamenye ko urugo akenshi izo kintu kibitera gikomeye ntago abantu bubaka ku bwa vocation cyangwa umuhamagaro barubaka nko kuzuza inshingano bamwe barubaka ngo ngomba gukora ubukwe barareba ngo ngize imyaka 40 ngo ngo abanyamuryango barandeba bate barakura gute bazakubakira tegereza ugire uwo muhamagaro umuhamagaro ntago uzufite imyaka myinshi cyangwa mikeya tegereza umuhamagaro uze wakubaka ufite imyaka mike cyangwa kubaka ufite myinshi ariko wijya kubaka ngo bifate nkaho njya no hari ijambo no mu mategeko bajya bakoresha ntibandebe nabi mba numva ryagahindutse kuvuga ngo umushinga w'urugo ntabwo njye ku giti cyanjye wenda indangagaciro bizeho bafite uko babyizeho mu ndangagaciro z'urukundo nababwiye ko akenshi nzaba n'umuheza nguni w'urukundo uzavuga nabo urukundo tuzayipfa nashaka azaba ari umuyobozi ntabwo gihe numva urugo ari umushinga nicyo witeze ko kizahomba cyangwa kikunguka ntabwo urugo twakarwisa umushinga ni umuhamagaro w'urugo rero umuntu ujya kubaka adafite umuhamagaro w'urugo akubaka ko yujuje imyaka cyangwa akubaka ko kuri pressure y'abantu runaka akubaka kuko yafite amafaranga agiye kwenjoyinga ibi byose ntago ari byo nimubake kuko bagize umuhamagaro wo kubaka nicyo kizarinda divorce kirasobanutse icyo kirasobanutse niba umuhamagaro utaraza wikubaka yego bireke biharira ababishoboye ubihare romantic family twubake we niba utabishoboye twiyubakire twiyubakire ode ari umukobwa wigeze kuvuga ngo aho kuririra muri Kigali ngo waririra Dubai se ku Dubai ntahazi ndamenya ibyo bintu mbikompara gute no kuvuga uri kumva nzi Kigali honyine Dubai ntaho nzi umbwira ukuntu ngiye gukompara ibyo bintu nago ndi bubishobore icyo yashakaga kuvuga ngaho jya kuririra za Kibuye cyangwa Gisenyi kuri plage no kuvuga ngo we yavuze ko aho gushaka umugabo ngo nuko ari right person ngo yakwemera agashaka wa musaza w'imyaka 60 70 urumva wenda akaririra muri ibyo biceri nta nubwo avugaga kuririra Dubai yari akarira afite n'izo noti uwo nguwo rero ntago namurenganya ibyo nabyo byitwa urugo ntago namurenganya si mpamvu namurenganya se kubwonko bwe bureshya yakubwiye icyo afite yaguhaye icyo afite nese uragira ngo aguhe iki nese ugira ngo hari n'ikintu wamukorera uwo nta kirimo ntacyo ariko bre tubwire rata Mr. Romantic gato ngira kavuga ko kunshira mu migani cyane ari kwifunga urumva umuntu utararigata kubuki ntago ashobora kumenya uburure bw'umuravumba niba bashaka kumenya uburyo ububi bwo kubaka nabi nibanze bagerageze barigate ku rukundo base banze batanga urukundo rwa nyarwo batagize ikindi kintu beacceptinga ku muntu bagiye kubana niba banze barigate kubuki bazaburwanira kurusha byose umuntu ujya kuvuga ibintu nk'ibyo batarigera akunda mu buzima bwe abatarakunda ngabona urukundo niko guhubuka agashaka iyo vocation yitaraza basi nategereza kunde namara kuri gata ku rukundo azaha agaciro urukundo azamara kubona ko amafaranga arashakwa ubutunzi utakaza amafaranga ukayabona ariko urukundo utabonye ntabwo ushobora kurubona ubushize narabivuze baraseka mvuga ko umuntu utakunze mukiri gufiyansanya asa neza uko abishaka ntabwo uzamukunda yatangiye kugusurira mu ishuka nk'uko ubushize nabivuze cyangwa ngo asohoke mukubitane mu gitondo mukubite niba agona ingonera zageza aha ngo umukunde icyo gihe nimubanze mukunde mubone gushaka umuntu ubona ukabona ntago agona nka Odette ugoye gute agona ashobora kuba kabisa aryama nk'agapo none se mwari mwararana nanjye bikuncana baca umugani ngo akari mu ngoma buriya akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayibambye ntabwo we wabimenyera utarayibambye iyi niko bimeze ubona ari gushima imfura nkaho basangiye naba narasangiye imfuruka nawe reka ode umva nkubwire nukuri ntago umuntu urumva erega na appearance physical appearance irakonta ari umuntu ubona inyuma ukabavuga uti urumva nka Emily urabona nk'iyi ndafite ntago yabura kugona kameme kuko iramuvuga yego komanikiza ibyo ni ahantu uzi ukomeza nk'umumotari wantwaye icyo gihe n'amafaranga nari mfite noneho ndamubwira mota ntwarira aya mafaranga ngo ariko mabusha ngo hamaye amafaranga kuyafite nawe yase mota amafaranga ari hehe niyo ko yo ngo hari yo mfite ngo mabusha ngo urabona ukuntu usa we ngo nta mafaranga ufite amafaranga se aravuga
oya ariko hari igihe ubusa nayo oya ta oya nka kapo yanyu idafite amafaranga byari ikibazo mbabwira impamvu murasa neza murakoze ni ukuri ni ukuvuga ngo ni ukubera urukundo ibi ni ibirungo by'urukundo harabura agace ahubwo ngo mujye musa noneho ni ibirungo by'urukundo rwose biri kugenda nibagiye kubabaza umubebe ameze ateze umubebe romance ameze neza cyane romance ameze neza arashimishije buba buriya hari igihe nawe muzamubona muri ka kazi dukora mujye kumuzana ehehe karabaye agomba gukina umukino mujye kumuzana muri filime cyane cyane umwana agiye kujya yamamaza noneho karabaye ahubwo noneho sha ebana cyokora muri abasirimu ni famille y'abastari turi kumwe reka nongere nibarize Mr Romantic arimo aramara amatsiko ubundi umuntu w'umukobwa cyangwa w'umuhungu ni yihe myaka myiza yo gushaka urambwira n'impamvu kuko buriya inararibonye mu rukundo uyibaza ibintu byinshi kandi kagusubiza nabandi baba bari kugenda basogongera kuko hari benshi batanabizi usanga babihubukamo imyaka myiza yo gushaka bisaba kubanza kubura macuwa ntabwo navuga ngo umuntu uri under age yubake kuko urwo ni ikintu kiremere gisaba indi capacity mu mutwe wo kuba ufite ubunararibonye ariko umuntu wese ku umuhungu wese umaze kugeza ku myaka 24 uwo muhungu yakubaka ariko bitewe nuko yakuze yakubaka bigashoboka buriya ababyeyi barera abana akenshi nibo bagira buri utajyangira divorce ituruka ubundi kuri bano bana divorce ituruka ku burere bubi wakuranye yego buriya nubwo tutaba tubiza nshobora kubivuga umuntu wakoze divorce akandeba nabi ubwo navuze ku ruhande rwa muntu wananiranye mu rugo kuko mu rugo y'abantu babiri bananiranye haba harimo wananiranye cyane kurusha undi ariko wa muntu wabaye mubi kurusha donc ntagira uburere buriya no gusenya n'uburere buke weya buretse ndabikubwira nabyo rata reka mbivugeho buriya umuntu navuze ko mu bantu babiri bashenye haba harimo inzira karengane haba harimo n'uwananiranye nubwo nungu warenganye wenda hari utudefo runaka bafite ariko uwananiranye buri bo ntabwo bakubwira ngo ni wananiranye ariko uwananiranye muri bo abafite uburere n'indangagaciro runaka atahawe ndaguha urugero niba mupfuye ko yaguca inyuma ahora asambana umuntu ufite uburere wakuze yuzuye atari igihago hari ukuntu ibigori byeraga ugasanga cyagiye kizana agatete kamwe hano kandi aho hagati hakagenda hasigaramo ibintu by'umwanya babyitaga ko icyo kigori ari igihago rero umuntu nawe wakuze afite uburere bwuzuye atsindagiye bya nyabyo ntago ashobora kunanirwa kureka ingeso ngo niba uwo babana amushinja kumuca inyuma buri munsi niba akomeye mutwe ngo areke kuzibukira ya ngeso cyangwa se areke kumenya ko kwiyubaha ari cyo kintu gikuru uburere bugenda no kwiyubaha rero uwo muntu wananiranye mu rugo akigira isarigoma haba harimo n'uburere buke yakuranye cyangwa se n'umwana arivukira ugasanga n'ababyeyi bamureze neza ariko afite ibindi bintu yatoraguye ku ruhande rero na divorce akenshi ituruka no ku burere mwareranywe ariko bitavuze ko harimo mu rugo hatarimo umuntu warenganye uwo warenganye tuba tugomba kumwihanganisha kuko ntabwo waguma kwizirika ku muntu wakunaniye uba ukwiye kubaho wishimye rero ikibazo warumbaje kijyanye n'imyaka yo kubaka umuntu wese uri ku myaka leta yagennye y'umuntu wujuje kuba ari umuntu wese yemerewe kubaka ahubwo akabanza akamenya ngo ese ibyo yabashije kwibandaho yo gutekereza akaba indangagaciro no kubaka kirimo nibyo cyo amaze kugihamya ko kubaka birimo rero nta myaka yemereye kubaka kuri wese wemereye kuba akuze muri ya myaka tuzi wese yemereye kubaka kugeza ku musaza yego numvise ngo guhera ku myaka 18 harya cyangwa ni munsi ngo itegeko ryaratowe ko ashobora gukora ubukwe kandi akagenda akaba yaba umugore w'umugabo bure biragoye nubwo babyemeje cyane cyane ku bakobwa niba barabyemeje ureze wenda ashobora kuba ufite aho yabisomye n'abanyamakuru baracukumbura narabyumvise nta n'indi urivugira ku musozi ubusasanga niba bitaranemezwa bifite uko bizasinywa bikemerwa ariko ku myaka 18 ntekereza ko bakabigize umwe wagize impanuka yo gutwara inda igihe kitageze akaba yasezerana kubaka ariko ntabwo imyaka 18 umuntu yagakwiye kubaka ku bwanjye ku giti cyanjye uko mbitekereza abafite iyi experience kuko umuntu mu myaka 18 akenshi hari benshi babakiniho muri za segonderi nibura umuntu ku myaka ku muhungu ku myaka 24 kuzamura abakwiye kubaka ariko imyaka 18 haba hakiburo gato ku mukobwa nawe the same
ntabwo biba byari byaze neza ariko umukobwa yije mu myaka 20 nawe yemereye kuba yakubaka mba numva yabishobora ariko ntabwo bikagendera ku mitekerereze afite uko ingana yego ko numva unshanze se abakobwa ngira ngo wenda kera tuniga baravugaga ngo abakobwa tungana bafite imyaka 24 nawe ufite 24 ngo abakurushaho nk'itanu ibyo bintu urabyemera cyangwa ntago mbyemera bina gato kuko ibyo bintu njye mbona akenshi bigenda bituruka mu mateka yahahise wasangaga abakobwa bashakwa babazanye banabahetse bakiri na bato bakabarera bakabakuriza mu rugo ugasanga bigendera ku uwo muco ariko icyo kintu ntago giye nkemera oya ntago nemeranwa nabo noneho rero ikindi kintu kijyanye no kuba ubaka kanya hatowe nk'itegeko bakavuga bati abagore 3 baremewe 2 urumva bakanavuga bati ahubwo ngira ngo ni muri Swaziland ibintu nk'ibyo ni kwa Muswati ahigeze gusohoka communique ivuga ngo iryo tangazo ryaravugaga ngo buri musore wumva wizeye ajyayo ngo bamuha amafaranga niba ari miliyoni $1 ngashaka abagore 2 sibyo ntawe ubizi neza akwenda biranashoboka yego icyo kintu kiramutse kibayo kandi bikabitegeko ntabwo nakubakira ku itegeko kireka niba furere batabaho cyangwa se abantu badashatse ingaragu zitabaho ariko kubaka jye bijemo itegeko ntabwo narwubaka oya ntabwo narwubaka kubaka bijemo itegeko sha nabi kigande uzino no umuntu kubwira ngo ubaka kuko nishanga ukandagire kuko nturi busohoka ha n'itegeko ntuharenga ntabwo narwubaka uyu munsi naho ndakurahiye ntabwo narwubaka mu rukundo ubukwiye kubaka kuko ubishatse cyangwa ugakunda kuko ubishatse ntabwo ubukwiye kubaka kubera itegeko yego ode nawe ni kubyumva rero ko abantu bavuga ko mu rukundo ngo watajemo itegeko ngo ntaba kubukwe ngo butaba abenshi se ni mubabona banapfa no kuvuga ngo ngivangura mutungo oyata iwacu nta tegeko ryabayeho muri romantic family ibintu byose ni urukundo n'ubwumvikane rero ku kijyanye n'icyo kintu cy'itegeko baramutse bategetse ko umuntu agomba kubana abagabo 3 iryo tegeko rigasohoka shaka kanya igisubizo ntabwo cyaba cyuzuye gusa byabaye byagenda kose hari igisubizo nagira kijyanye n'amarangamutima y'icyo gihe ariko aka kanya ndi normal igisubizo ntabwo nyine cyaba ari icyaka kanya kuko noneho aka kanya mfite umukunzi mfite umugabo umwe kandi iryo tegeko mu Rwanda ntirirazaho ngo rero niriza nzabyitwaramo ushobora kugendera ku itegeko cyangwa se ndigendereho ariko aka kanya nyine kuko ritaraza nifitiye umukunzi umwe ntugire ibindi umbaza byo bindi ni ibyo kumvunira ubwonko kandi ntago cyaka ko buvunika pe ese nkubeshye kubura abanyamakuru mutugerera kure nubwo atari bose ariko nashaka bari 20% abantu benshi 20% abubaka barebye uwo bagiye kubaka uko ahagaze uwo bagiye kubakana buriya nta kuntu mwazadusabira leta igakuraho andi masezerano abaho igashyiraho isezerano ry'ivangura mutungo buri gihe ivangura mutungo rikaba ryo sezerano ryemewe bagashyiraho kondisiyo y'uburyo bashobora gutunga abana n'uburyo bashobora gutunga uwo muryango nashaka niba ari umugore anyishaka ko yiteza imbere mfite amafaranga nkamuguriza azayanyishyura agakora akiteza imbere ariko bagashyira ivangura mutungo icyo gihe ikintu mbona byafasha jewe mba mbona wajya ushaka ubukunda ntabwo wajya ushaka umuntu umureye mu ndorerwamo y'amafaranga ntabwo wajya ukurikira imitungo oya ntabwo wajya ukurikira imitungo harimo ingo nyinshi zahita zihagarara kubaka hari abantu cyane cyane ku ruhande rw'abakobwa hari abakobwa benshi bahita bareka gushaka cyane rero nkaba mbona izo ngo n'izo divorce zagabanuka kuko hari umuntu uza kugushaka niyo mwana akundana na gake wazanamo kidobya gato agahita natagetinga ku mitungo mutatoke nta nubwo ngomba kwizirika tayari tuzagabana ariko ubundi uramutse ntacyo muzagabana mwagagumye ku rukundo n'indangagaciro z'abana banyu rero mbaye umuyobozi aka kanya wenda ndabivuga ntarabitekerezaho neza wasambaye umuyobozi nabitekerezaho neza nkabishakira forume yabyo gahita mvuga nta bose bagomba gusezana ivangura mutungo wasanga ari cyo byagabanya muri divorce kuko bukwe butataha nahe nyine hajya hataha bwa bundi bw'abandi bakundanye bw'urukundo ntabwo hajya hataha urukundo rw'umugabo yabo ubwami bw'urukundo ni ukuri
ariko biragoye Biragoye. kuko abenshi target ni umutungo, abenshi bari gushakana n'abagabo bangana na basi. ibyo bita bigusubiza cya kibazo wambajije cya divorce. Kuko niba namaze kubona iyo mitungo mbona uri gisaza nkihura n'agasore keza nka Blaise, nta mpamvu yo kugira ngo umye kwizirika kuri umusaza w'iminkanyari kandi itunganya amafaranga, ntago bishoboka. akuzikari nabyo. None se Mr Romantic, hari abantu babasore mu ngano, urabona wishakiye Odette wawe ukina filime, Yego. ategereza ati sinzabura iki diaspora cy'ikimama kingana nka mama wambyaye twikorera ubukwe. Abo basore wababwiriye nama? Yaba byashobokaga nkabivuga ino microphone ahindutse umutuku kuko wenda ku mukobwa nabyumva bamwe niba ntege nkeya, ariko umuhungu ujya ku expectinga ko arekura amarangamutima ye ngo azishime, akumva ko azashaka uwo mukecuru amuziza amafaranga, uwo muhungu aba arimo n'ububwa. niba abandi wa mukobwa yatutse Oya, ntago mbibuka. Aho hantu haba harimo n'ububwa bukomeye kuko ubundi tuzi ko umugabo we ni umuntu ukwiye gufightinga kugira ngo ni umutwe w'urugo, kandi tuzi ko Imana yanakuremanya ibizigira by'amaboko biremereye n'umutwe wakomeye uko bagashatse ibyo bintu. Ibyo rero niba kera twe tuzi ko umuhungu arongora aka kanya akabasigaye ko abahungu barongorwa, ni ikibazo cyaba gikomeye, ntekereza ko nta cyubahiro waba ufite. Yego, njye icyo nabavuga abo ngabo sha bambabarire ni bagenzi banjye, ariko ne bahungu kobwa reka mbituko kuko ntago baba ari abahungu, ntago baba ari abahungu buzuye. Iyo harya umubebe romance si umujama cyane umusore, iyo bagenda bavuga rero ngo mu minsi iri imbere ngo hari igihe kizagera ngo none abakobwa bari bo bajya gukwa, ngira ngo isaha iri kugenda igera, uri kubibona ibintu byinshi biri kugenda bigaragara, bisa nk'ari iminsi yanyu. Sinjye nyizana ariko ndareba. Yego, bivuga iki? Aba bana bari gukura b'abasore kandi na mabogari ya danger, reba famille romantic, umwana mwabyaye ukuntu asa byonyine, ubumva ntabwo bufite guko bazaza kugukwa bagafata irembo mbere utazi ikibazanye. icyo gihe uramutse ari wo muco uri mu gihugu, nawakeye kubwo nagenda capacity nk'umwana wanjye, nubwo umwana yivukira namye mbivuga, uramutse ari wo muco uhari ntago cyaba ari ikibazo, ariko nk'ubu ababikora atari umuco, icyo cyo ni ikibazo gikomeye. Icyo gihe byantera ubwoba, ntago najya gukosha umwana wanjye w'umuhungu, cyaba ari ikibazo. Nyamara biragoye, icyiza nuko nta ngoma itagira bubu, iyo ngoma wenda sinzaba nkiyirimo, ariko iramutse ibaye yambangamira. Yego. Kimwe rero mu kibazo cya nyuma, reka njye kuri Mrs Romantic. Ikibazo cya nyuma cyoroshye cyane, ariko nta nubwo ari n'icya nyuma, nyine ku mpande zose murahansubiza aho hantu. impamvu urabizi ko mbaje igikomeye nta kigusubiza. None se ubwo ibintu byawe byo kwifata ntukigire nka biriya by'abanyambo baba bifunga, mujye mudusubiza. Ariko se ni igiki ntagusubije ibintu byose sinawe ikibazo rero ukuntu kimeze kiranoroshye. Ni navuga ko ari memes ziba zisohoka kuri social media platforms ngo umukobwa cyangwa se umugore utagupostinga kuri social media kenshi ngaba afite izindi option, abafite abandi bagabo ku mpande kiruka magicuzinga. Icyo kiraza ku bakobwa, kuba baye umukobwa kameme nubwo ubu ngubu ufite famille, ufite umwana. Yego. Uradusubiza kandi usubize gikobwa unasubize kigore, biraza kumfasha kuko nunsubiza nk'umumama abamama barumviraho, nusubiza nk'umukobwa ubwo uraza gusubira inyuma mu gihe cya gikobwa. Kuba uri umukobwa uhisha sheri wawe nk'imiti ya sida, buri muntu nk'imiti ya sida mushobora kuba mwicaranye akayinywa ntubimenye, wari ubizi? Kinini fyu akamenayo kandi muri gusangira ntubimenye, sibyo? So abenshi rero biravugwa ko wa musore cyangwa se wa mukobwa udapostinga umusheri we kenshi aba afite izindi options, afite Blaze, afite Miri, afite Mr Romantic, afite akanga kwiteranya nabo, akanga kugira wa posting. Ni wa mukobwa wihozaho wenyine, aba addicted kuri we cyane kurenza, cyangwa wa mudamu. Ibyo abagabo urabizi ko gupostinga kenshi ntabwo tubigira, kuba twabijyamo nuko biterwa n'akazi, sibyo ukora. Ariko ku badamu nabo badapostinga abagabo, hari igihe wishakira papa mbyirira akaza nibonda kigaramiraho ukaba utamupostinga, sibyo? Impamvu utamupostinga nuko ufite izindi option, ufite A B C D. Nibyo urasubiza nk'umudamu, urasubiza nk'umukobwa.
reka mpere ku mukobwa kuko nahereye mu bukobwa njya mu budamu. Hari ikintu mvuze mpita numva direct wanisubije. Kuki utekereza yuko uwo musore utampostinga kubera akazi kenshi afite? Kuki udatekereza yuko nanjye mfite ako kazi kenshi ndi kwitaho nkaba bize? Kuki utatekereza icyo kintu? Banza usubize icyo kintu. Nanjye ndakubajije. Twagiye kugira ngo ushaka ko twumvisha abantu kuri icyo kintu. Banza usubize umbaze nyuma. Yego, nacyo bukibitse kizigame kuko nakikubajije kandi ukinsubize. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, nyakereza yuko ku ruhande rwanjye nshobora kwanga gupostinga boyfriend wanjye kubwo ko we atabikunda. Ashobora kuba atabikunda, adakunda kujya hanze cyane. Aho ni muri ntuza mukobwa? Yego, ku mukobwa ngo ubuzima bwe bwose ibintu byose tubishyire hanze. Hari umuntu udakunda ubwo buzima. Bre, nukuri hari abantu bakunda privacy yabo. Abadashaka buri kantu kose. Rega, hari abantu bakunda ibyo bintu bimeze kuri bo ni ruwaziri. Ari kumva ko kuba ari kurya agomba gufotora agapostinga, kuba ari kumwe n'umukunzi na agaserifi, buri kantu kose kuri stati. Mbese ubuzima bwe bwose abusoreza kuri stati. Nimba yababaye arahita postinga ari kurira, utu emoji turira. Nimba ari mu bitaro arahita atabaza. Harimo abantu badakunda ubwo buzima. None se nimba agenda umukobwa umukunzi wanjye akaba adakunda icyo kintu, ntabwo nakimwubahira? None se abantu bazabona niba icyo atabikunda kintu, ariko nawe utekereza impamvu atabikunda? yego, ashobora kutabikunda nyine kuko nagakunda kujya hanze, akunda ubuzima bwe bube ari ibanga. Akunda kwihisha. Yego, ntago ari ugukunda kwihisha. Hari abantu bikundira ayo mahoro akumva ko Ntacyo ubuzima sheri bwe wawe bwa nawe araza bibanga, kunsubiza. cyangwa se bikaba biterwa n'akazi akora. Yego, harimo n'umuntu waba ukora akazi runaka bigatuma yumva ko babibonye hanze babifata ukundi. Hari nyine babifata ukundi, nagakunda gupostinga umukunzi we ibintu nk'ibyo. Sibyo? Yego, cyangwa nanjye ubwanjye nkaba numva icyo kintu ntagikunda jyewe ubwanjye. Harimo rero bagenzi banjye batera nkanjye. Rero no ku mumama byajya gusa nk'uko. Ndi kumva ibyo bintu bibiri impande zose bishobora kuba impamvu zo gutuma udapostinga umukunzi wawe. Yego. Ndi kumva igisubizo cyumvikana. All right. Mr. Romantic, urama nawe option yawe nk'umusore mundi nze nsubize nanjye date. Nje buriya numvaga yatinze kuma microphone naribwaga. Byahatari. Uyu munsi nuva ari byo tutumva kimwe niba uko tutiriranywe simbizi. Ndabivuga kuri ruhande. Mgende yo kwinosi iteye. Ntago wakarenganyirije, ndavuga ku gice cy'umuntu wubatse n'utubatse. Ngende yo kwisitemere kuba tubatse. Wenda gupostinga uwo mukundana sometime ntabwo wabirenganyiza umuntu ngo ntabwo yapostinze ku bantu batarubaka. Kubera ko you are not very sure, ntabwo ubizi neza ko uwo muntu ugiye gupostinga imibare agufiteho. Rimwe utagupostinga ndenda kumwumvamo gahoro. Yego. Ariko nabwo bivuze ko utari proud ye. Icyo kintu mu cyumve. Ntabwo ari uko wabuze umwanya wo gupostinga. Nta nubwo ari uko udakunda ibyo bintu. Nta matwi adakunda kuririmbirwa abaho. Ntagabaho. Niba utamupostinze ibyo bisobanuye ko ntabwo uri proud ye. Icyo ni cyambere. Ariko sinza kubimurenganyiriza kuko ntabwo uramenya neza ijana kuri ngumara amaze ku umuntu ari wewe wa burundu. Ushoma kumpostinga uyu munsi ugahora umupostinga ejo bakamutwara. Ndi mujama wari ugufite target ya nyayo akabona nana kandiri wawe ntibizashoboka kugenda bivuga ku mukobwa. Kandi ugasanga wa mutipe uri gupostinga arimo aragukina. Icyo cyo kubatarubaka byo kutagupostinga byo reka nende kuboroheramo gahoro. Ariko ngaruke kububatse. Niki kintu kizatuma udapostinga umuntu umukunzi wawe? Amahirwe nuko uyu nguyu yabyiyambuye kandi apostinga hafi yo kundusha. Ajya kubyuka mu gitondo nkasanga yanshyireho imikarago miremire. Niba wubakanye n'umuntu mesa kamwe mu postinge rimwe na rimwe
hari igihe hari ibyo biri guhayidinga. Icyo gihe hari abatipe batereta bagera hirya bakabwira abo bari gutereta bahehetaho ko batubatse, akamubwira ko umugore we cyangwa yamuzonze yubatse ariko yamuzonze ari gupanga divorce kandi mu rugo bimeze neza. Icyo gihe ntago azakunda ko we apostinga, nta nubwo azakunda ko n'umugabo donc niwe amupostinga ati hatagira babibona. Niba wubatse ukaba udapostinga umuntu mukundana, harimo ikibazo kuko nta kuntu utabikunda. Bitihise menya ko ibyo mutabikunda cyane, yego, ariko se basi hari ufite ibindi ukora bibisimbura, kuko urukundo niba ari umugore ni nyirandatwa. Ni nyirandatwa, kuratwa n'ikisi ni ukumwerekana ko asumbye abandi, karuta abandi bose, karuta abandi bose. Icyakabe ni uko iyo umuntu yambaye akaberwa ntabwo asiba gusenga, yego, kuko aba yumva yikwije kandi aberewe, agomba kujyayo n'umutima ukeye agasenga, ikindi akagenda asa neza. Niyo mpamvu n'umukunzi ufite niba umukunda uba ukwiye kumurata kuko wumva ari proud kuri wagukwiriye. Rero umuntu udapostinga umuntu babana ntabwo yakubwira ngo yagize akazi kenshi, kuko gupostinga ni iki gikorwa cyoroshye kurenza kwambara inkweto ugiye mu kazi. Ugasanga niba umuntu ashobora kuba yabyuka agapostinga, uno umukomisiyoneri arimo arapostinga amazu aragira ate ngo yabuze umwanya wo gupostinga umugore kandi arapostinga ibyo acuruza. Bivuze ngo ntabwo yabuze umwanya wo gupostinga gute? Ntabwo bibaho. Cyangwa se mu rugo wenda turi muri social media twebwe, n'urugero turi muri social media, hari ibyo turi buriya uri muri social media hari ibyo urimita. Ndimo ndashaka kuvuga ati wenda umugore wanjye yatwaye inda, reka ndeke kumugaragaza ko twita aka kanya, hari icyo dushaka kuzerekana. Icyo gihe nta mupostinga twabyizaho dufite impamvu. Ariko niba nta mpamvu mufite ukaba arapostingaga ariko washaka ntupostinge, ni uko utari proud yo postinga cyane, ni uko utari proud. Cyangwa se mufite impamvu ituma mudapostinga yanyu, ariko mwihariye izwi. Kuko njye nkeka ko wenda reka nanamusubizeho, nkeka ko nta muntu wanga kurya iyo fiyeri, kandi nta muntu wanga kuratwa, nta muntu wanga kubyinirirwa. Ode wabyumvise? Ntawe. Reka negere muri sinema Odette atangiye gusinzira. Ode nyibwirira. Ntabwo nasinzira. Ibya filime bigeze. Nagiye navuze. Ikiza buriya nuko tubaye nkaho dutandukanyije ibitekerezo kuri icyo kintu. Buri wese arafata icyo akwiye gufata. Sibyo? Ariko ubundi ngeze ku wanjye mu postinga nanze kugusubiza nk'ibyo nyine ibitandukanye n'ibyo ashaka kumva, kuko bari guhita bumva yuko ndi kukubangamira cyane. Ako ngenda mu postinga nerwa ishema nawe. Abagore badapostinga abagabo babo, abagore badapostinga abagabo babo bisubireho, kuko urukundo ni ibirungo, kandi nako ngako kari mu birungo by'urukundo, kararyoha pe. Kararyoha cyane. Muri filme rero haryo ubumaze gukina muri filme zingahe? Na 10 Arimo nizo nibuka, kugira ngo tuze tujya ku yacu noneho bwite yacu. Ndi nyinshi pe. Yego. Mbwira amashatu uzi ziri hejuru y'izindi. Ziri hejuru y'izindi gute se? Ko nta filime buri muntu wese, buri filime nkinamo yose biri hejuru. Yego. Ihuramo na Nyambo ni harya? Yitwa Ibanga. Ibanga. Yego. Igaca kwiyecano ya Nyambo, Miss Nyambo. Yego. Katwiganire ku yanyu. Harya filime yanyu ni y'urukundo nayo? Dutambutsamo amasomo agiye atandukanye kuko ntago ari seri. Kuko ni nama short movie. Meruka muri kuri Strong Woman ariyo muri gukoraho, niba ari twari turi gukora Zahabu ivaho, dukora yitwa Ndigabo. Ubu hari yindi twasohoye imaze umunsi umwe yitwa Intimba y'umubyeyi. Intimba y'umubyeyi. Izo ni izanyu mwikinira mwenyine? Kuri Romantic Family TV. Yego. Yego. Mukazishyiraho. Shanda pininga. Noneho ndapininga. Ndabyemeye. Intimba y'umubyeyi. Natangiye gukina ibintu by'amafilime ku giti cyanyu? Yego. Intimba y'umubyeyi. Reka tuganire kuri filime cyayo. Kuki mwahisemo, kuki mutakinnye wenda urukundo rw'umubyeyi mugashyira Intimba y'umubyeyi? Harimo umukobwa witwa Odette wihakanye nyina, wihakanye mama we. Ase wawe ari sekunda buri kwe nacyo yitwa Nyirambegeti. Aba yarihakanye nyina? Nihakanye mama. Naramwihakanye pe.
ni umukaragita witwa Dete bya Nyirambegeti, akabyiniro ni Nyirambegeti murimo gukina kuri seti. nkareba uburyo kuri seti nkareba uburyo wirakaza, uburyo uhinduka, uburyo uzi uwo mukaragiteri yahaye mama we yaramuhambirije amugira n'umukozi wo mu rugo. Ni ukuri amugira umukozi wo mu rugo rwe. Kwihakana umubyeyi banza bijyana, si yuko nanjye nayirebye. ese amayidemu yakuraye? Nayirebye nkabona umukobwa se ni umuhemu. Tekereza kwihakana umubyeyi wagutwise amezi 9. Warirebye ubona nyine bibaza. Uri kumva ntabwo ari ngiye waka kanya muri kuvugana na Odette. Ni umukobwa witwa Dete. Kandi aka kanya muri kuvugana na Odette, Mama Romance, Mrs Romantic. Ntago rero ari Dete pe. Reka. Gusa nyine ni ngiye wabikinye da. Ariko nari nambaye indi uzaza kureba uburyo uhinduka. Nari nambaye indi sura y'undi muntu. Mrs Romantic abakina ari iki? Abakina ari umugabo wanjye pe. Oya ibyo bintu bimubireke. Ariko mbona naramubeshye ko ndi imfubyi. Wari kubireke. Nukuvuga ngo ubu ngubu mwadinge izindi characters ku buryo Mr Romantic wenda abe ari habara ryawe. Izi yo nari twarayikinnye. Filime twanahereyeho bwa mbere yari iri aho ngaho itateguwe neza, ariko yari iryoshye. Ubundi twakinnye iyo ari habara ryanjye, ariko karagaciyemo. Wamubaje ku cya filime cyane, akenshi batuzi kuri filime z'urukundo. Twe tuba dushaka gutanga imisanzu mu miryango kugira ngo imiryango ibe myiza. Nicyo ni kimwe mu miryango. Rero hari indi filime turi gushutinga itarasohoka, mushonje muhishiwe. Noneho muzasangamo urukundo koko rurenze. Filime yitwa Ibitonyanga bitatu by'urukundo. Ni filime turi kwandika, nege ndi kuyandika, nitwe turi kuyikora. Abakaragiteri turi gushyiramo ntabwo ari twe tuyikina twenyine mu rugo, nubwo turi ba nyir'ubwite nk'abaproducer bazo, ariko tuba dukenemo n'abandi bakina abo tubashyiramo bakadufasha. Rero iyo filime Intimba y'umubyeyi ni madamu wayanditse, ariko namutereye ku deshapo, nanjye narayikunze nayo. Rero tubararitse filime turi gutunganya, yo ni seri, ntabwo ari filime zirangira, turi kuyishutinga. Nitumara kubona igeze aho dukwiye kuyibaha, yitwa Ibitonyanga bitatu by'urukundo. Namwe mwumva iryo zina koko ni filime ya nyayo. Ibitonyanga bitatu by'urukundo. Akubanza urukundo rubaho. Rega urukundo ko muzanyemeza neza. Urashaka Ibitonyanga bitatu by'urukundo? Oya. Ushobora kuba ari ibyamarira. Oya ni by'urukundo. Eze mu rukundo ntibarira. Ariko uzi ko ikintu cya mbere kigeze kundiza ari urukundo. Sure. Nta nubwo ari n'inkoni. Ajya umuntu agutsibura ukumva inkono urayumvisa amabuno kabisa. Ushatse kunkubita inkoni wakwangiza ibidukikije ukabimara ku musozi, nta nirira ryamanuka. Ariko kubera urukundo waje. Rega urukundo ni ikintu gifata umubiri kandi amarangamutima. Donc urukundo ikintu gifata umutima kandi amarangamutima ava mu mutima nyine. Kugira ngo urire biva mu mutima. Inkoni se ko ari izo ku mubiri. Yego. Icyo cyo ndacyumvise. Reka mbashimire. Ubwo abakunzi banyu barebe kuri link twapininze, barebe filme. Harya ngo ni umubyeyi iki? Intimba y'umubyeyi. Intimba y'umubyeyi. Yego. Nanjye ngiye kuyireba. Promise kabisa, mbanze ndebe kuko urumva nshaka kubona Dete yahindutse. Niba isura ishobora guhinduka kirakaza. Uze kuyireba uraza kuyibona bre. Dusozaho nkuko urimo uradusezerera iwawe, ntabwo tutahavuye bya burundu tuzagaruka. Ni karibu. Nge ntago ngengera ntavuze ku kintu bita urukundo. Nibareke tureke gutoba urukundo. N'umuntu wubatse nta rukundo ntakavuge ko yakundanye. Basa ajya avuga ko ari koperative yashinganye n'umuntu mu kindi kintu, ariko urukundo two kurwitiranya. Ndahamya ko akenshi hari abantu bajya nko muri comment zacu z'ibintu twakoze, nkumva umuntu umwe aravuze ngo urahaze, udahaze ntago. Donc ushobora kudahaza donc umuntu uri mu rukundo abahaze nyine. Ashobora kuba adahaze indi ariko haza umutima. Icyo cyo ni ukuri. Umuntu utanga comment avuga ngo murahaze, ni ukuri tuba duhaze, ubwo ajya sonaho duhaze ni mu mutima. Rero buri ikintu nashaka kuvuga ni ukuri, abantu bashaka kuba bishimye nebabe mu rukundo. Kandi ntibaye mu rukundo bashaka ko bagenzi babo babera beza, ahubwo babe mu rukundo bashaka kubera beza bagenzi babo. Ikindi nkuko njya mbivuga, ujya uvuga ngo nakunze umuntu biranga naragoragoje, nta murima utera biterwa n'uburyo wawuhinze. Ubutaka nubwo bwaba ari mugugu biterwa n'ifumbire wabuhaye. Nta murima utera rero. Urukundo ni nk'urugemwe wateye, umutima ni nk'umurima. Mugerageze kumenya amafumbire ajyanye n'imitima yabo mukunda, ubundi urukundo ruzashoboka. Yego. Amina. Ode, sezera abantu.
ese ko wahindutse unzibeze gute bre wabaga nawe mikoro wayicakiye uri musezera abantu ego ko mana nyine nge nta kintu nanjye ntabwo navuga byinshi birenze ku rukundo kuko urukundo ni umunyenga mwiza pe kandi ni umunyenga utajya wenda urabona imodoka ikenera esanse ngo ihaguruke urukundo rwo nta kindi kintu rukenera rusaba kuba urwifitemo ngewe ku bwanjye hari umuntu utagira urukundo ntawe ahubwo ushobora kurwanya icyo kintu ariko buri muntu wese afite urukundo ahubwo njya avuga ngo urukundo nimba ujya ukurikira sitati zanjye nkunda gupostinga indabo kenshi ku buryo harimo abantu bazi ko ncuruza indabo kwa kuntu postinga indabo rero nanjye urukundo dufata nk'ururabo niyo mpamvu nkunda n'indabo rusaba ngo uhore urwuhira ururabo utarwuhiriye ntabwo rwasa neza yego rusa nabi rero n'urukundo umuntu wese wumva ko niyo rwaba ari ruke nakomeze yuhire ese barwuhira n'iki barwuhira n'iki n'uturungo tuvuga nshaka kuhira mfite umu girlfriend nkunda ariko se narwuhira n'iki no gukomeza kumwitaho mu tuntu tugiye dutandukanye ariko urukundo ntabwo rusaba ibintu byinshi oya ntabwo rusaba amafaranga agufasha kwishima ariko ntabwo yaguha urukundo pe rero bagira urukundo urakoze cyane urakaze